ngira ngo ubaye ari nk'ubwa mbere ugiye kumva iyi nkuru, sinzi nimba waba ukoresha interinete cyangwa waba ubarizwa kuri social media. Gusa hamaze iminsi ku muhanda havugwa amakuru y'uko umugore wa The Ben ariwe Uwicyeza Pamela, hari amakuru amaze iminsi ahwihwiswa avuga ko ari kwicuza bikomeye cyane. Impamvu yaba yarashatse akiri muto, ibi biri guhurirana na videwo ze zagiye zigaragara ari kubyina ahantu mukasa nk'uri mu kabari. Ibi abantu bagiye babihuzahuza, gusa ndaje hano ngo nkubwire amwe cyangwa bimwe mu biri kuvugwa kuri uyu mugore wa The Ben ariwe Uwicyeza Pamela, ku bijyanye n'aya makuru ari gutangazwa avuga ko ashobora kuba ari kwicuza burundu ikintu cyaba cyaratumye ashaka umugore akiri muto. Gusa mbere yuko nkubwira ibijyanye n'aya makuru cyangwa nkakuramburira iby'iyi nkuru y'umugore wa The Ben, ibuka ubanza ukandi subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe muri video tubakorera. Nk'uko muri kubibona hano kuri screen zanyu, muri kubonaho umugore wa The Ben, ahandi akaza ari kumwe na The Ben ariwe Uwicyeza Pamela. Ku muhanda hamaze iminsi havugwa ko uyu mugore wa The Ben ashobora kuba ari kwicuza impamvu cyangwa ari kwicuza bikomeye cyane ikintu cyaba cyaratumye ashaka umugore akiri mutoya. Ibi ngibi byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi bivuga ko byegereye aba bantu cyangwa iyi famiye. Biravuga ko Uwicyeza Pamela ari kwicuza impamvu yashatse akiri muto kandi agashaka umuntu umurusha imyaka myinshi. Ibi ngibi birimo biramutera ikibazo cyane, kuko ngo hari ibintu aba asabwa gukora ntabikore kubera ko yashatse. Muri make Uwicyeza Pamela we ari kuvuga ko igihe cyo gushaka akiri muto nyine hari ibintu byinshi atabonye, maybe gusohokana n'inshuti ze zisanzwe, kuryoshya bisanzwe, nyine kuba wafata inshuti zawe mukasohokana mukajya ahantu ku Gisenyi cyangwa ku mucanga, ahantu nyine hatuje n'inshuti zawe, mugakora agapati mukiryohereza. Ngibi Uwicyeza Pamela ntari kubibona, kuko ngo igihe yahise ashaka ngo cyari cyo gihe yari agezemo cyo gutangira gukora ibyo bintu. Ubu ngubu rero ibyo bintu kuba yabikora akabihuza n'inshingano, ni ibintu byaba bimugoye cyane. Ni ibintu kandi byaba bivunanye kuba yasiga umwana ukiri mutoya yarangiza agasohokana n'inshuti ze. Ibi ngibi rero birimo biragenda bikurura umubano utari mwiza hagati ye n'umugabo we The Ben, bitewe n'ibi bihe umugore wa The Ben ari gucamo biterwa no kuba ngo yarashatse agashaka kandi akiri muto. Ibi biraza guhuza na video muri kugenda mubona hano kuri screen yanyu, ariyo iyi ngiyi, umugore wa The Ben ameze nk'uri kubyinishwa n'undi muntu anamukorakoraho. Ibi rero byagaragaje ko amakuru ari kuvuga ku mugore wa The Ben yuko atamenanye neza n'umugabo we, ahanini biturutse kuri ibyo bintu by'uko yaba yarashatse akiri mutoya, akomeje kuba menshi. Abantu bakomeze kujya kuri social media bakandika ibintu byinshi bitandukanye, harimo no kuvuga yuko umugore wa The Ben ari mu bihe bye byo kwicuza igihe yaba yaragiriye mu rukundo cyangwa yaba yarashakiye umugabo, akaba we yemeza ko atari ibya nyabyo. By'aya makuru turaza gukomeza tubibakurikirana, tuze kubibagezaho, kuko ni inkuru nyinshi ziri gusohoka. Biravuga ko umugore wa The Ben ubu ngubu mu rugo batari kubana umunsi ku wundi, bivuga ko umwuka uri mu rugo utifashe neza. Andi makuru akavuga ko ibintu bimeze neza, yewe muri make na inkuru ziri kujya hanze nyine ntabwo zizewe. Mudukundire mugume ku murongo, mukande subscribe, mufungure inzogera, ibindi turabibagezaho mu makuru yacu. Ngaho namwe reka mbasigiremo ine video y'umugore wa The Ben ikuruye neza, mundebere namwe mumbabarire mumbwire ibintu yari ari gukora ahangaha. Namwe mubuhuza n'amakuru mumaze kumva, hanyuma mu generalize muvuga ati
inkuru utubwiye cyangwa ibintu uri kuvuga kuko bishobora kuba byari byo. Iby'uyu mwuka utari mwiza hagati y'umugore wa The Ben na Ben, mwe muri kubibona gute? Reka ino video muyirebe neza hanyuma mujye muri comment mutubwire, ese mwe muri kubona koko ibintu biri kuvugwa nibyo, cyangwa nyine ni za nkuru zo ku muhanda abamotari baba bitoraguriye ziri kutugeraho natwe tukazinjoyinga? Ngaho nimutubwire.